Muraho neza, dore igitangaza cyabaye, dore uyu umwana afite imyaka 26 ariko afite ibiro 12. Yagize uburwayi afite imyaka 16 ariko amaze imyaka 10 yiryamiye. Aba mama mwese ndabashishikariza kubanga mama w'uyu mwana. Mama w'uyu mwana yagize ubutwari bukomeye. Arihanganira ibigerageza. Uzi kurwaza umwana imyaka 10 aryamye hamwe. Dore yari afite ibiro 67 ariko ubu ngubu asigaranye ibiro 12. Akimara imyaka 8 arwaye, yarabyibushe bamujyana mu bitaro bikuru bizwi nka Sheha Ashika. Asigaye mama w'umwana bamubwira ikibazo umwana yahuye nacyo, ko nta bundi bufasha bushoboka usibye gusenga cyangwa se kubona Imana ibyikoreye. Mama w'uyu mwana arahatana cyane, akora ibikomeye, ararwana mujyana mu bitaro hirya no hino. None uyu mwana w'imyaka 25 ku biro 12 byiwe habaye ibitangaza. Imana nayo irigaragaje. Uyu mwana tariki 25 z'ukwezi kwa kabiri, uyu mwana yarahagurutse agenda ameze gutya, yijyana kuri toilette. Ariko abaturanye n'abavandimwe ndetse n'ababyeyi biwe ntabwo babyakiriye neza. Barikanze bagera aho bajya gutabaza, batabaza abaturanye n'abavandimwe, baraza basengera umwana. Umwana nibwo yatangiye kugenda, ariko agenda adandabirana ng'uruhinja, ng'umwana uri kwiga kugenda. Hari aho yagiraga akanakambakamba. Dore ibitangaza. Kora subscribe wowe utarayikora, tujyane neza wumve inkuru y'uyu mwana. Mama w'umwana yatse ubufasha nga Zakayo yamugezeho, amukorera ubuvugizi, Afrimax ndetse n'andi macano menshi. Zaburi y'urwibutso niyo yakoze ibitangaza. Aho Zaburi y'urwibutso TV yagezeho iramufasha buri muntu wese akagirira impuhwe uyu mwana. Tujyane mwumve. Ndagira ngo mbabwire yuko kwizera Uwiteka n'Imana ishobora byose, ibitangaza bigenda biba. Ihanganire ibikugerageza kugira ngo ugendere mu nzira y'Uwiteka usaba Imana. Uyu mwana mama wiwe nyuma y'imyaka 10 ntabwo yazi ko yakongera guhaguruka, adadabirana, agenda nabi, amerewe nabi, ariko yaragendaga. Ndagira ngo wumve neza, utega amatwi. Ejo bundi tariki 5 z'uku kwa 4 niho umwana yagiye anywa amata, naho ubundi ntabwo yigeraga anywa. Yaryaga akabiswi koroheje kamwe gatoya, cyangwa se izo bita zino za ice cream. Nibyo umwana yumvaga ashaka gusa, ibindi warabikozaga mu kanwa akabigarura. Si ukuvuga yuko amata ntabwo akomera ngo yakwanga kuyanywa, ahubwo wenda ubushake bwo kuba cyangwa se kumva ko ari byo ashaka, nibwo yaratangiye kwiga kunywa amata. Urumva ntabwo bamuhereza ibiryo bikomeye cyangwa se ngo bamuhe ibiryo bisanzwe. Ni biswi n'amata ubu ngubu bimutunze. Ukeneye gufasha uyu mwana, wareba nomero zaho hasi nawe ukamutera ingunga. Mukomerezaho umutima wa kimuntu, gukundana, kumvikana, gufashanya, nibwo n'Imana ishaka. Wowe utarakora subscribe kuri iyi channel, kora subscribe kugira ngo mujye mujyana gatanu.